urumogi rwaramenye amaso rwitwa ijisho na sangrene n'umutwe ndiniga ndutse pfuza yumeneka namara kumeneka ngahita kutarampingi hanyuma umunsi nazibagirwa ni umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi ubwo nari butange kuri YouTube ubaho wandikaho mu Rwanda Shyaka Alexis ubuhamya natanze guhera 2010 buba buvanze n'ijambo ry'Imana urakumva ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi maje kuyamutwara kandi nari nyivye umuntu wambaye uniform maje kuyamutwara ashize nk'ibyumweru 2 fatirwa kwa muganga he mugatsato nakiniraga biyari ibyo mwumvaga amafaranga yanditse impapuro telefone y'inguke isabune cyangwa ibuye nibyo wabikora nta burozi nzi nta n'amavuta yo mu bafumu nagiraga ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi maje kuyamutwara ashize nk'ibyumweru 2 fatirwa kwa muganga he mugatsato nakiniraga biyari shiduka siya ibyo zateruriye hano inyuma musafite abahungu bazi gufata ari ukuntu bateruriraga hano inyuma ikanarega ikabutura babyita gutera isheke turika gutera umurebe musafite abahungu beza nkunda baramanuka bakora adaperi rubano nshagawe n'abantu barenga 400 abandera amatafari batiri mu cyice abandera amabuye ngeze ku kiro cyubatswe n'abasirikare kiva mu gatatu kigana muri ofisi barakwega cyane bakweze ipantaro itishwanyagurika bajya kumfunga nambaye agakabutura kwa nyine timurere nafunze na karuvati muri icyo gisabo nibaga nambaye ikote nafunze na karuvati baranambika nageze muri ofisi nsanga arimo nari nibye inspector muri polisi aba yambaye ebyiri mu gisirikare bayiturayetere akemuta amaso atabwira komanda amafaranga y'umusirikari amafaranga y'umupolisi ntabwo wayamwiba ngo upfe kuyageza ibibaho ukorerwa operation pakufasha akemuta amaso atabwira komanda wine wanjye komanda tamubwira ngo ni igisamurwa bazana igitabo banyandikagamo nitwaga rasita kandi nta musatsi ngira barabara rasita kwibishiramu gutanga akazi nta kongira gusoresha abaturage n'akorana na leta umukino witwa iz'ubwenge gutanga akazi nta kongira gukodesha amazu atarayanjye nari mfite imfunguzo 700 nacurishije kurara mu gitanda cy'umugore n'umugabo umurumogi no kurucuruza gucana ikibiriti gutera igishyimbo cyo bitakugukishika barabara basanga mfite dosiye 23 kuri polisi bamwe simoni zo mu birenge ndirayira ni data na mama n'abapande kote muri rurindo batindini ntari bahana barakubita n'izo secondaire kuri ako gitumba batubwiga ntari bahana saa 9 za mama barakakira abantu baramuha ibya Kicukiro bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93 nsohoka mfite 31 ireza yishe kugenda n'inyuma y'abajura benshi twese twarize usibye babiri ariko umwe yarize nyuma n'umujepe arinda muzehe undi yarataye nawe yarakijijwe n'undi yakoni ADPR Kanombe undi yarapfuye ejo bundi yitwaga Pastor Inzanguki Theogene naramuyoboye mu bashura 73 we ntabwo yari azi kwiba yaryaga isehemu wayimenya isehemu ukubona n'ibyo umuntu ukankurikira kugubyisura no kuvuga ku byo nibye Imana warakoze kugize icyaha nabwira Yesu wabigenje ndagenda mugire mu buvumo ngo nshime nanagaye Imana imuha umuhanuzi w'umukecuru kugira amahanga ushira isoni amubita ikinga 40 amubita kugira abahanuzi bashira isoni Imana ihagakiza umuntu bashira isoni ikamuha impano yitwa ubuhanuzi amuhanurira kudiha iyo kubona n'ibyaha noneho aragutikagura bye wimuraganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni niko Imana ihamagara Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza aba mu bapfumu iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe akora umuhanuzi cyane umuhanuzi ashobora kujya mu mwuka turisomeri ativuga mwami atuma Uwiteka ati natwe twanahatanze umuyobozi wacu ati twaniyejeje wimuraganya na kera atarakizwa abarakunda kujya kuraguza niko Imana ihamagara iyo ahagakiza umuntu akunda kubyina mu kabari abyinira urwagwa n'ikigage na kanyanga iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda kubaza Imana cyane bashyiramo umuziki akawunyuka agatega amaboko agacinya umugara ashobora no kubyina amatangazo wimurenganya na kera atarakizwa abarugera mu nzira simubwira ko n'amaguru umugi wava kubimenya njye naracomaga cyo bita gucoma urumogi rwaramenye amaso n'imiga
byadushuje byarangiye, ariko muye na Yesu aramufata. Icyambere kiranga umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana, icyambere kimuranga arangwa no kugendana impapuro nyinshi ukajya muri minisitiri, agendana amadokima kugira ngo minisitiri cyangwa kugira ngo afite akajya kudepoza akazi. Icya kabiri kimuranga arangwa no gutunga umusatsi uhagaze umeze nk'uwabyara Imana w'Imana atarapfa kandi ari umugabo. Ngewe hano nawe utinya buri minsi ine ndiyogosheshe, iyo niyogoshesheje ubu nsaba imbabazi madamu, mfite umugore ukunda umusatsi kandi njye simukunda, kandi nuko ari ibintu byacitse ubundi umusatsi ubera abadamu. Icya gatatu kiranga umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana arangwa no kugenda agira ibyo yemera n'ibyo yanga, hari ibyo agenda yemera n'ibyo agenda yanga. Icya kane agenda akora mizire nk'umuntu urimo kugisha kurara muri repetisiyo, ari ibyo akora ikimenyetso kimeze nk'icy'umusaraba, burya barimo gutera imibare byanze kuvamo. Icya nyuma agenda abara inoti mu mibare kandi ayabara ahetse n'amaboko. Kubanza ubukire ugahinduka ubukene ni ibintu bikomeye. Ndakena nzamuka Bagdade mu karere ka Nyarugenge mu buvumo bwitwaga Bagdade, nari ngiye gushima Imana ko yavuye mu cyaha ariko ngo nyige kinyicishije nzara. Mbere y'uko nkizwa muri 1999 natunze miliyoni 43. Icyo gihe nari mfite imyaka 19 nibwo nari narangiza segonderi. Aya mafaranga n'ahandi nayakuraga mu bujura. Muri 1998 nabaye umupagani Rwimbi. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe disipline, sekreteri ufite masters muri sansi. Dukora inama y'abashura akagira ngo ni umuyobozi mukuru, ariko 2003 duhuye na Yesu adukura mu byaha aratwiyegereza. Nigize gukena cyane 2006 ndakena, n'ubu ntabwo nkize ariko uko biri biraruta mbere, kandi nawe uko biri biraruta mbere. Kuko icyo gihe muri 2006 nakodeshaga shamburete y'ibiceri 700 kwishyura byarananiye, nubwo ntaratura ariko nkodesha iri hejuru ya 70. Ubu urumva uko biri bitaruta mbere kandi nawe uko biri biraruta mbere. Ndakena cyane 2006 kandi njye narigize gutunga amafaranga, agahundanya imitwe abanyetorero, akanga abaririmbyi baririmbana, agashira isoni, agatukana, akagambana. Muri make muri kino gihe cy'imperuka abantu benshi ntabwo bakijijwe, ariko ndinginga Imana ngo biri mugoroba ngo itwibuke itwambike imbaraga zinesha byaje bitwinguza ishyari. Agahundanya imitwe abanyetorero, akanga abaririmbyi baririmbana, agashira isoni, agatukana, akagambana. Muri make muri kino gihe cy'imperuka abantu benshi ntabwo bakijijwe, ariko ndinginga Imana ngo biri mugoroba ngo itwibuke itwambike imbaraga zinesha byaje bitwinguza ishyari, umujinya, kwigumura, kwirema igice, kwanga bene so. Ndinginga Yesu ngo twambike imbaraga zinesha ibyo byaha. Imana ifashe. Muva mu gipindi cy'abigisha b'ibinyoma bigomba kwirambira birangije kandi abantu ari abanyabyaha. Umuntu akaba mu nzu y'Imana ashira isoni, akaba mu nzu y'Imana atukana, akaba mu nzu y'Imana abeshya, akaba mu nzu y'Imana ushobora kutacuma n'amaturo, akaba mu nzu y'Imana ari umunyabyaha nawe abizi. Yamara kuhagera umwigisha ati neza atakiragirika, atakiragirika. Rimwe na rimwe ukumva ari kuhumeka ariko ngo mbona ureko cyangwa byihorera, maze kuko muri abana beza mutihorera ukagira Imana nta buhanuzi afite. Noneho ikibabaje ahora yerekwa amahoro gusa, ntajya yerekwa ibyaha abantu bakora ngo baze babyihane. Nyamara uyu mugabo twicaye imbere witwa Yesu azi ibidukwiriye. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 8:32 yaravuze ngo mbese uko itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izamwite kumuduha n'ibindi byose. Iyo amuduhaye n'uyubaha nanjye nkayubaha umuceri izamutanga. Iyo amuduhaye n'uyubaha nanjye ngakomeza kuyubaha izatanga amafaranga. Icyambere dushakaho ni ugukomeza kuyubaha ibindi aziko tukwiriye. N'umuririmbyi niko yavuze 334 mu gitero cya 4 kuri A yaravuze ngo kuko se w'abana abagirira ibanga, ngo niko n'Imana yacu zigirira abantu bayubaha, ngo kuko isi neza ubukene bwacu n'intege zacu. Dushimire Yesu ko atuzi.
na bya bigeragezo tunyuramo, iya nzara, bwa bushomeri, gutinda gushaka, wanashaka ukabyara abana bakakunanira bakabibirara, bya bigeragezo byose tunyuramo Yesu arabizi. Ariko nimukomere. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 13 yarabandikira arababwira ngo ahubwo hamwe n'ibibagerageza maze agende bacira akanzu. Nimwakira akanzu ku Uwiteka. Kwibukwa n'Imana, Imana yagize ikanakumvira. Bibiliya yavuze ngo iramwibuka, izibura inda ye, arasama, aratwita, abyara umuhungu, amwita Yosefu. Ati Uwiteka anyibyo ndi muhungu. Kandi Imana yaramumwongeye witwa Benjamin. Imana ibanyibukire muri uyu mugoroba iragize impunzi. Abagabo Imana itwibuke, ababyeyi, abadamu Imana ibibuke, abasore n'inkumi Imana ibibuke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kandi kuba umukiranutsi umuntu akabera amaso ubugingo bwe ntabwo bukoraho kugeragezwa. Kuba umukiranutsi umuntu akireba icyaha n'igisa nacyo ntabwo bukoraho kugeragezwa. Kuko mu bintu Imana ikunda kuba umukiranutsi habamo n'ibigeragezo. Mwari mubizi? Zaburi ya 34 umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo ibizagwa n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Murumva ari bike? Ngo ari Uwiteka amukiza. No mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wo kwizera mu bugingo bwabo ngo kandi bakujye bakore neza. No mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kuko abo Uwiteka akunze ari bahana ngo kandi akubita ibiboko abo yemera bose karabana. Abarimo kugeragezwa rero inzara, ubushomeri, gusuzugurwa, kwangwa n'imiryango, gutinda gushaka, kuba umushomeri warize wanashakisha bikanga, nimukomere nubwo muri bo kugeragezwa umugambi w'Imana ukomeje kuri bo. Kuko ntabwo Yesu ajya akoresha umuntu abyigishije. No. Yeremiya 9:6 Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma Uwiteka n'ingabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze ukundi nagirira abantu bagera ukuri. Kudushongesha akanatugerageza ngo kundi yatugirira neza. Kandi no muri iri niko yavuze, muri iri yaravuze ngo turi abasirikari benshi bogejwe mu maraso ya Yesu. Ntabwo rero wakambara inifomo utanyuze ku ikosi. No. Bakohereza inasho, igabiro, igishara. Ugaforoningwa ukaze umupolisi cyangwa umusirikare. Uko leta yacu y'ubumwe itakambika inifomo umusivile atanyuze ku ikosi, ni nako leta y'ijuru itagukoresha itarabwigisha. Iby'isi bikonekitana n'iby'ijuru. Ariko ikibabaje Yesu afite abasivile benshi biyita abasirikare. Mwarabona umusirikare wambaye inifomo uri ubunyobwa ku kazi n'imbunda. Mwarabona umupolisi wambaye inifomo ariko kugigisha cye. Ariko Yesu afite abasivile benshi biyita abasirikare kwere. Ukubitana n'umukristo wuzuye umwuka wera w'umuririmbyi w'umuhanuzi, ukamusanga n'ikigori cyokeje hano kinyinya ku igare, tiku, ubunyobwa n'amandazi, tiku, amavoka n'imineke, tiku, igisheke kingana n'urusu, tiku. Wamuhugura uti mukomando wa kirisitu kurira mu muhanda akakubwira ati mukozi w'Imana ati nge nigirira peti. Wakurenganya uwo musivile ntabwo uri umusirikare. Dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu kandi mbatunga rumwe eshatu arigeze reba igikumwe kivuga kiti bivuga n'ukuri. Imana dusezeranyije dukwiye kubirindisha ibyo yatubujije tukabera amaso ubugingo bwacu kuko Imana ikunda umukiranutsi. Imana idufashe. Kwibukwa n'Imana, Imana yizigana kumvira. Niyo topic iriho uyinote najya nyigarukaho kandi ndagana no kumusoza. Kuko iyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bike. Kandi ushaka gukundana nabo uhagaze imbere ubavuga imbere bakigukumbuye. Hari na systeme nziza muri teoloji guhabwa iminota 40 ugasigaza 5 nibyo byiza. Ikindi kudahabwa iminota utangire wivovota ngo bampaye iminota mike ukagenda ufite ibintu byinshi. No, na Yesu yagiye atabirangije. Ikindi kudahabwa umwanya ngo wiperesante ujye ngo nitwa Alexis nyoboye abadiyakoni ku Muhima, ndi umukozi w'Imana ukomeye, ndi umuhanuzi ukomeye. No, ingunguru yirangira ibiri munsi. Unavuga bike abandi bagakomeza. Ariko hari igihe umukristo ageragezwa kubera ikibazo cy'ukudakura mu mwuka, abantu bavuga gatoya ukumva baravuze ngo kandi ngo bunagwa bamvuze. Wagwa ubuzaba ubundi si kuba waruhagaze ubusutamye ntabwo uhagaze. Ngo munza amagambo ngo mvuye muri korali ngo ngiye mu yindi, ngo mvuye ngo muri iri torero
nta morali n'imwe itabamo injajwa, nta gipangu na kimwe wakodesha ngo kibonemo amagambo se wayahurira. Ushobora no kuva muri korali imwe uhunze umuntu uvuga ko udatanga, ukava mu itorero rimwe uhunze umuntu uvuga yuko udatanga, wahurira amagambo muri iri torero ukasa kuguta umurozi. Icyo gihe ukwepfa ikigo ariko ntukwepfa isomo, ukwepfa ikigo ariko segisiyo aho wimukiye wisanga. Bibiliya no kuvuga Zaburi ya 36 Bibiliya iravuga ko uburakari bwe ari akanya gato, ngo kandi imbabazi ze zizana ubugingo. Bibiliya ikavuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro ariko gato gitondo abanza kurira impuzu zikaza. Kandi icyo wonera Yesu nk'uko nabivuze haraguru, ashobora kukubabaza imyaka 10 ariko yaguteta buri cyumweru kimwe akabagiza imibabaro yose wabaye. Abari muri iryo shuri ryitwa ibigeragezo, mukomeze mwige iryo shuri ry'Imana neza, mwige iry'ubushomeri, mwige iry'inzara, mwige iryo gusohorwa mu nzu, mwige iryo kubura minerivare. Igihe nikigera Imana izabageza. Iyo ubushomeri iracyari kandi bafite umugambi mwiza wo kubagura nk'uko yaguye imbago za Yabesi. Imana idufasha kwibukwa n'Imana, Imana yizigama. Harimo n'abakozi b'Imana bajya babwira ngo nta muntu ukorana Imana ngo ukwiye kubaho nabi, kuba abantu bigishijwe nabi, kandi ngo muri abana beza, ibyo umuntu abahaye n'ibyo mujyana, ngo ntukarwaza abana ngo Imana yaraguhamagaye, ngo ubaho gute, ngo kandi ngo Yesu ngo yakuzi. Nagira ngo mbibutse yuko usibye no kubaho nabi muri Kristo Yesu no gupfa umuntu arapfa. Uti si bivuze ni ukuri. Yohana mwene Zakariya na nyina Elizabeth, apana mwene Zebedayo na nyina Salome. Mwene Zebedayo we ngomba kwigisha abanyamubatizo. Mwene Zakariya na nyina Elizabeth, mwene Zebedayo yanditse inzandiko 5. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana rumwe, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu za Yohana zibede n'ibyeshuri Yohana zibeshanu. Ubona urenda kumuvugaho, ndashaka kuvuga kuri Yohana mwene Zakariya. Yabatije Yesu aramuhana. Mu minsi mike Herode aramufata amunaga muri gereza. Yesu ntiyari. Mu yindi minsi mike Herode aramufata amukuraho izosi. Yesu ntiyari. Igisubizo n'ubwo nabo twapfa. Ahubwo ntibaze Imana umupfuye najya. Naho kuko aho twapfa. Kandi icyo nkundira Yesu yatwaye umuntu nta muntu uvuga Imana yishimye. Ngarimo bari mu kuvuga ko Imana yishimye. Bavuga ko yitabye Imana. Kandi kujya mu cyubahiro cyayo iba yamukubanyije. Kandi hano bapfushije bari mu butaka ngo twapfushije, hano batanze umwana muzima bari mu kuyihereza icyubahiro. Hano basohoka mu nzu urimo gucumbikisha umugore n'abana, hano batanze inzu y'ibyo 6 na salo bari mu kurirora turafande mukuru. Dukwiye gukorera Imana tuyizi kuko abakristo benshi ntabwo barasubira Imana. Nigizeye gucena cyane 2006 ndacena. N'ubu ntabwo ngize ariko uko biri biraruta mbere. Kandi nawe uko biri biraruta mbere. Kuko icyo gihe muri 2006 nakodeshaga shamburete y'ibiceri 700 kwishyura byarananiye. N'ubwo ntaratura ariko nkodesha iri hejuru ya 70. Ubu urumva uko biri bitaruta mbere kandi nawe uko biri biraruta mbere. Ndacana cyane 2006 kandi njye narigize gutunga amafaranga. Kuko mbere y'uko nkizwa muri 1999 natunze miliyoni 43. Icyo gihe nari mfite imyaka 19. Nibwo nari ngirangiza segonderi. Aya mafaranga ntahandi nayakuraga mu bujura. Muri 1998 nabaye umupagani Rwimbi. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe disipline, sekreteri ufite masters muri lisansi. Dukora inama y'abashura akagira ngo ni umuyobozi mukuru. Ariko 2003 duhuye na Yesu adukura mu byaha aratwiyegereza. Tugenda n'inyuma y'abashura benshi twese twarize usibye babiri ariko umwe yarize nyuma n'umujepe arinda muzehe. Undi yarataye nawe yarakijijwe n'undi yakoni ADPR Kanombe. Undi yarapfuye ejo bundi yitwa Pastor Inzanguki Theogene. Naramuyoboye mu bashura 73. Wari ntabwo yari azi kwiba, yajyaga isehemu ayimenya se. Isehemu kubona n'ibyo umuntu ukankurikira nkugubyisura. Kugubyisura no kuvuga ku byo nibye. Imana warakoze kunyiza ibyaha.
nahuye na Yesu eshatu twa gatatu 2003 aramfata aranyegereza. Ndashaka kuhumuriza ukaba ufite abana batarakizwa cyangwa baguye. Ndashaka kuhumuriza mushiki wanjye ufite abasaza b'ibirara, komeza wizere Imana. Ndashaka kuhumuriza umudamu ufite umugabo waguye, komeza wizere Imana. Wirinde icyaha n'igisa nacyo, iyafashe ruhamba regisinda cyakora. Maze kwakira agakiza ndakena, imodoka nibishaga bayiteje cyane narageretse na koroneri naba nigiye inspector muri polisi bakavuga bati umuntu wambaye uniform akamara 19 dollars ngajya gufungirwayo. Inzu n'imodoka byose nari ndunze mu bujura byose biteza cyane. Njya kwakira agakiza nta kintu kidasigara, ndakena inzara iranga mburaho kuba. Kandi bari batorero niba hari ikintu kivunana mu buzima ni ukubanza ubukire ugaheruka ubukene. Iyo utagize amahirwe ngo wakire agakiza uranasaba. Hari ibintu bitanu biranga umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana. Ndibabwire icya mbere kiranga umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana, icya mbere kimuranga arangwa no kugendana impapuro nyinshi ukajya muri minisitiri, agendana amadokima kugira ngo ni minisitiri cyangwa kugira ngo afite akajya kudepoza akazi. Icya kabiri kimuranga arangwa no gutunga umusatsi uhagaze umeze nk'uwabyara Imana finara atarapfa kandi ari umugabo. Ngewe hano nawe utinya buri minsi ine ndiyogoshesha. Iyo niyogoshesheje ugunsaba imbabazi madamu, mfite umugore ukunda umusatsi kandi njye simukunda. Kandi nuko ari ibintu byacitse ubundi umusatsi ubera abadamu. Nuko ari ibintu byacitse bigasizora ubundi umusatsi ubereye abadamu. Cyangwa se nuko utatunga nkuko niyogoshesha ariko igihe ibyo nshimye wenda ugasigaza mwayene gakeya kari mu rugero. Aha, icyaka tugira ngo umuntu wahoranye amafaranga nyuma akamushirana arangwa no kugenda agira ibyo yemera n'ibyo yanga. Hari ibyo agenda yemera n'ibyo agenda yanga. Icya kane agenda akora mizire n'umurimo kugisha kurana muri repetition. Ari cyakora ikimenyetso kimeze nk'icy'umusaraba. Burya barimo gutera imibare byanze kuvamo. Icya nyuma agenda bari note mu mibare kandi ayabara ahetse n'amaboko. Kubanza ubukire ugaheruka ubukene ni bikomeye. Ndakena nzamuka Bagdad mu karere ka Nyarugenge mu buvumo bwitwaga Bagdad. Nari ngiye gushima Imana ko yavuye mu cyaha ariko ngo ngige kinyicishije nzara. Ndagenda ngugere mu buvumo ngo nshime nanagaye Imana imuha umuhanuzi w'umukecuru kugira amahane ushira isoni amubita ikinga 40 amubita ikinga kugira abahanuzi bashira isoni. Imana ihagakiza umuntu bashira isoni ikamuha impano yitwa ubuhanuzi amuhanurira kutiha. Iyo kubonamo ibyaha noneho aragutikagura bye wimuraganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni. Niko Imana ihamagara. Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza aba mu bapfumu. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda umuhanuzi cyane. Umuhanuzi ashobora kujya mu mwuka ati risomeri ativuga mwami ati Uwiteka ati natwe twanahatanze umuyobozi wacu ati twaniyejeje. Wimuraganya na kera atarakizwa abarakunda kujya kuraguza. Niko Imana ihamagara. Iyo ahagakiza umuntu akunda kubyina mu kabari abyinira urwagwa n'ikigage na kanyanga. Iyo ageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda kuvuza Imana cyane. Bashyiramo umuziki akawunyuka agatega amaboko agacinya umugara ashobora no kubyina amatangazo. Wimuraganya na kera atarakizwa abaragera mu Rwanda. Yesu afata karagiteri za kera akazihindurira imbere mu gakiza. Nuko akora muhereza icyubahiro n'umutunzi mbabazi. Ubu duhuriye mu nzira simubwire ko nari umujura kera ntakizwa kumenya igikara cyiza. Duhuriye mu nzira simubwire ko n'amaguru umujyi wapfa kubimenya. Njye naracomaga cyo bita gucoma. Urumogi rwaramenye amaso n'imiga. Isuzanye yanjye ari ikirenge n'umutwe n'agahanga n'inkokora. Ngera ahantu n'ikoju batira yari yadushuje byarangiye. Ariko muye na Yesu aramfata. Ko yakoze kuri yaravuze ngo ntabwo yakundira ubugingo bwacu ko buhera ngo yabucunguje amaraso y'igiciro gikomeye ngo iteka yarufata. Abo Yesu yafashe nimugere mu muramburira amaboko mumuhereze. N'umujyi waramenye amaso rwitwa ijisho na sangrene n'umutwe ndiniga ndutse pfuza vumeneka namara kumeneka ngahita kubitarampingi ingendo bahitaga kudatoneka isi
kugenda nkarayani kugira ngo batomeke isi ariko mpuye na Yesu 2003 aranyizera mama agahita karanishe na data mu karere ka Rulindo mvuka nize sogonderi kuri ako Kitumba ibyo byabaga iwacu dukishijwe mama na data bamaze imyaka 47 muri ADP Imana ikababwira ngo umwana wanyu nugageze Kigali akabikirara nzamukuramo umukozi mwiza muzajya mubona munsi umwuka wera byabaga iwacu arimo wa Kristo ni kwa kuba umunyarwanda yaciye umugani nubwo Paulo atuza guca imigani yaravuze ngo nta muryango ubura mu kigoryi ariko ndashimira Imana ko ntakiri ikigoryi nahembutse nibuka munsi nazibagirwa gira ubuhamya byibura butwara icyumweru iwacu muri ADFR rigenda kwigisha amateraniro 5 no muri covid nigishaga amateraniro 7 abafitemo 15 kandi umushumba agambira ati ubuhamya n'ijambo ry'Imana bihuza hanyuma rero umwigisha ukuze mu by'agakiza nubwo yari minota 20 arabihuza kandi abantu ntabarambire hanyuma umunsi nazibagirwa ni umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi ubwo nari gutange kuri YouTube bibaho wandika mu Rwanda Sakarisi ubuhamya natanze guhera 2010 uba buvanze n'ijambo ry'Imana urabwumva ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi maje kuyamutwara kandi nari nyivye umuntu wambaye uniform maje kuyamutwara ashize nk'ibyumweru 2 fatirwa kwa muganga he mugatsato nakiniraga biyari ibyo mwumvaga amafaranga yanditse impapuro telefone y'isabune cyangwa ibuye nibyo wabikora nta burozi nzi nta n'amavuta yo mu bafumu nagiraga ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi maje kuyamutwara ashize nk'ibyumweru 2 fatirwa kwa muganga he mugatsato nakiniraga biyari Chidukasiya ibyo zateruriye hano inyuma musafite abahungu bazi gufata ari ukuntu bateruriraga hano inyuma ibanarega ikabutura bakita gutera isheke cyo bita gutera umurere musafite abahungu beza nk'ubu baramuka bakora ADFR rubano nshagawe n'abantu barenga 400 abandera amatafari batiri mu kice abandera amabuye ngeze ku kiro cy'ubatwe n'abasirikare kiva mu gatatu kigana muri ofisi barakwega cyane bakweze ipantaro itishwanyagurika bajya kumfunga nambaye agakabutura kwa nyine imbere nafunze na karuvati muri icyo gisabo nibaga nambaye ikote nafunze na karuvati n'ubu ku bantu tuziranye nkunda kuba nambaye karuvati nambaye ikote niyo nigisha niba turemba nambaye karuvati baranambika nageze muri ofisi nsanga arimo nari nibye inspector muri polisi aba yambaye ebyiri mu gisirikare bayituraye acimuta amaso atabwira komanda amafaranga y'umusirikari amafaranga y'umupolisi ntabwo wayamwiba mu mutwe kuyageza ibibaho ukorerwa operation bakufasha acimuta amaso atabwira komanda mwine wanjye komanda itamubwira ngo ni igisamburwa bazana igitabo banyandikaga nitwaga rasita kandi nta musatsi ngira barabara rasita kwibishikaramu gutanga akazi nta kongira gusoresha abaturage ntakorana na leta umukino witwa ubwenge gutanga akazi nta kongira ukodesha amazatara yanjye nari mfite imfunguzo 700 nacurishije kurara mu gitanda cy'umugore n'umugabo kumwumogi no kurucuruza gucanga ikibiriti gutera igishyimbo cyo bitakugukishika barabara basanga afite dosiye 23 kuri polisi bandi simoni zo mu birenge ndirahira ni data na mama n'abapande kote muri Rulindo batindini ntari bahana barakubita n'izo sokondera kuri ako Kitumba batubwiga ntari bahana saa 9 za mama barakakira abantu baraho hirya Kicukiro bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93 nsohoka mfite 31 ireza y'igishenge uwo munsi nasohotse mfite 31 nibwo nageze ku Kimisagara kuri electrogaze sanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga umunsi navuye ndashimira Yesu wambabariye ibyaha byinshi akamba ko yuzuye akamba kugira icyizere mu itorero no mu gihugu no mu muryango wanjye nahabicura twari abatware kuva mu Israel ntazinze araragira karagira indaya akayiragirira mu busambanyi igihe cyagera akayiha agakiza akaragira karagira umujura mu bujura bakamuha imihini bakamwambika amapingu bikanga ariko igihe cyagera Yesu akamukurayo akamukuramo umukozi mwiza haleluya use ntavuze wakumenya ko nari umujura Imana ni igikara cyiza ntavuze wakumenya ko n'amayiboye kiracomaga ndinika ndigenge manika narapfuye mpagaze zo n'imvugo zibe pfira
teoloji yaraconze biranga rigabwiriza n'akakera kagahita kinagaho muragize ko bya 2008 neza arimbanye nabwije ubutumwa bw'isi igihe kinini ndi umusore umuntu arambwira ngo ntukajye wimena inda ngo kwikubwira abantu ko ari igisambo ngo burimo kwimena inda ariko iyo nyimenye ko ari yanjye niyi Yesu yicaye muri jye numvishije amahoro n'imbabazi kubera icyo ntabwira abantu ngo Yesu yamenye arongera arambwira ngo ibyo bintu nutabireka ngo nta n'umukobwa uzabona ngo nta n'inkumi yakwemera umukobwa na Yesu yaramberutse ntanswe inkumi Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa kabiri ko yandikiye Abakorinto igice cya 5:17 yarabandikiye ababwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye cyane mu gisi ibya kera yashira ubu umukino uragenda Henikeni na Primus na Mitsingi bikagenda umujinya n'inzangano bikagenda Yesu agasigara atuye muri wowe cyumunsi neta Jacqueline nyina nyirosanga uwo muri rubina babwiye muri Sorowamu ADPR ko mukeye nari nsanzwe dufite telefone ye nsura korana ririmbamo sura n'itorero antwara n'Ibugesera aho mu maboko atuye igihe kigeze mu rukundo ruranyemeza kumutereta ndamuhamagara kuri telefone ndamubaza mfite tubigiza ntiguriye atugira akazi ntigihe cyo gukora ubukwe ko cyenda kugera uranyemerera nzakugira umugore njye namuterese kijyama ntabwo nigize ntereta nk'uko waterese arambwira ati subiramo byumve igihe cyo gukora ubukwe kirenda kugera wanyemerera nkazakugira umugore arambwira ati ahubwo rorotinze kubimbwira namuhamagaye kuwa gatanu kuwa mbere dubirase hashika twipimisha dusanga turi bazima umanukana muri nyobozi ku Muhima mwereka pasita Ruzima pasita Ntigurirwa Atanazi atukomeza umushinga mugarura ko mukeye mwereka pasita Ruzima Ezekieli atukomeza umushinga nderekana mufata n'irembo mu kwezi kumwe mu murenge muri 3 ADPR duha ndi Maria n'ubu tubyaranye 3 naneke kumuhamya 3 mu cyumweru iyo mumuhaye arishima akarira atagashimira Imana yakumpaye ati yo mubengana ko afite abadayimoni nk'icyatamu akarira ntirirashanye n'ikidamanje ntirira Yesu yarabye Bibiliya ivuga ngo umuntu wabaye cyane mu gisa ibya kera bikaba birashize ngiye gusimbuka kwibasa tufamiye mu kiliziya ngiye gusimbuka kuranguza mu magazine atari ayanjye ngiye gusimbuka kurara mu gitanda cy'umugore n'umugabo mu gatsata bakamfatiramo bakampa imihini mu gatsata muri muvuduko iyo ndimo kwigisha Rwinyana Galilaya Karumeli na Nyamugariro mbivuga nk'umuntu urimo kuhareba Yesu yigeze kuba anakorera mpagera saa 12 za nimugoroba nsanga abana barimo barakina umupira mbatuma gusiga kuri butike basiga badakinze basize badakinze mpita ninaga munsi y'urugi mihisha ku rugi negereza ko umugabo n'umugore bari kuva mu kazi bagakingura icyumba cyabo bajya muri dushe mpita ninaga munsi y'igitanda cyabo umugabo n'umugore bavuye mu kazi bakingura icyumba cyabo bariyamura bajya muri dushe twebwe muri mujyi wa Kigali dukunda gukorana dushe n'abagabo bacu ngewe mu rugo wanjye niyo gahunda ihaba abandi ntabwo mbizi kuko umuntu mwakoranye ubukwe mukabyarana gukorana dushe ntabwo gutengera mu karere aha ubwo nensi mu gihe mwubatse ingo kandi saa mwubatse ingo ubundi iyo bigisha bubatse ingo mbigisha ibintu 5 biba imbere mu rugo mbigisha ibintu 10 biba mu rugo imbere nkabigisha n'ibindi bintu 5 abagore barusha abagabo hari impano yitwa kwihangana uriya abagore barihangana kurusha abagabo umugabo ashobora gufata umugore ashobora gufata umugabo we yamuciye imicuro 3 enye akamuha imbabazi ariko umugabo kumufashe rimwe wabure ukuntu bikomeye uko mu kwihangana muremanye sindamuca inyuma nta nubwo mbiteganya kuko arampagije numva rwose utarasambanye ntarakizwa ntabwo nasambana afite uruhu hanyuma nese ninaga munsi y'igitanda cyabo mfite gahunda yuko nibuze guhamagara imodoka nirishaga salo yose tukayitwara bakiva muri dushe sinzi ikintu bapfuye babararwanya umugabo n'umugore baratikagurana bahana amakofe ndabategereza bariyunga biyunze baranaganira baganiriye ndaturika ndase ubwo iyo muze kuganira ni kwa shefu bakuru kuko umugabo n'umugore iyo biyunze muri bo Imana bakora ngo nturikateke batitiraga n'ubusa bacakiye atumuriyagazamo amagambo sinzi ahantu yakwiye ifirimbi avuze ifirimbi bagotagota inzu bamubitiye n'inkoni
atatu mutarandambirwa ariko ndataha kure kandi burije ni ngombwa ko n'abantu bagera mu rugo kare abana bafite ababyeyi batarakizwa bagira ngo bamugiye muhagere kare ndashaka kugana ku musozo ngiye gusimbuka umugore wanifunze afite imyaka 40 afite imyaka 19 wamubitaga cyane witwaga mu mabata muriza ariko nta muntu waba asanzwe azi gutya wenda niyo yavuga ngiye kuhasimbukaho ngiye gusimbuka kwiga umukecuru mu gaseke ibyumba agurishije amatungo abiri yitwa ihene azana imbuto eshatu yari yambaye ashyira muri mugondo ya kane agaruka mu isoko muterambere Rwanda yamwiye njye nari igisambo ntabwo nari igigero aba bantu uri imyenda ku mugozi aba bantu bose imyenda yaraye hanze wari yanigegera ntabwo ari igisambo igisambo ni umuntu wibara irimo kuvuga igisambo ni umukoresha inama mu mesitiri atuma amasekiteri 5 miliyoni n'igice aba ishyaka azabakoreshereza umuhanda na n'ubu sindabakoresha igisambo ni umuntu ugenda akaranguza mu magazine ataraye miliyoni 10 zingahe kandi bagira we mu gucuruza akaranguza n'uje kurangura uwo niwe gisambo iyo afashwe ajya desinefu yamanuka akajya kwa burahira cyangwa akagacinya ntabwo ajya igikondo cyangwa mu zindi gereza uwo aba ari igisambo ngiye gusoreza ukwezi yamufashe ngiye gusimbuka ibintu byinshi ngiye gusimbuka ukwezi yandokoreye mu majyepfo mu karere ka Ruhango ngiye kwibayo Bendo nkasanga hari inka yavumera nyir'urugo akazana umuhoro nkinaga mu 8 n'ibi nkafunga amaguru neza nkatega amaboko amahembe y'inka aho nawe Yesu arahamukora Yesu yafatiye ku iteranya ADPR muhimba yari yakoze kurwanya ibiyobyabwenge nenda kubwiye ko sigaza 5 reka itanu nivugemo nenda kubwiye ko sigaza 5 uko njye ndi umwigisha uzi gukoresha igihe neza n'abashumba banjye muri ADPR barambwiye bati bose bati tuzi ko ufite ibintu byinshi tuba tuzi ko uri buturambi aha Yesu yafatiye mu giterane ADPR muhimba cyo kurwanya yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3 z'ukwa 3 2023 baragitegura cyiza bagitumiramo korali Sayuni yo cya hafi nayo ibanurwa muri paruwasi yacu Muhima bagitumiramo korali ebyiri zikurikirana Muhima na Tuzi umutima baragenda barabagiza umwigisha mwiza witwa Iranzi aba mu gihugu cya Canada yahoze yibisha imbunda afunga na kace mu maraki mva muri icyo giterane mva mu rugo nje gusoresha abaturage muri marato nje no gucanga ikibiriti ku ikorosi impande ya ADPR yacu Muhima mageze nsanga igiterane kiraryoshye ntangira guhimbaza Imana urumogi rwamenye amaso numva dayimana aranyongoreye arambwira ngo no mu gitaramo ngo ndakuramo yo kurya ndashimira Imana ko nsigaye numva ijwi ry'Umwuka Wera kera dayimana niba kubera ngo abaturage bose barapfuye ngo nigeze zimuhane mba nicaye muri icyo giterane mba nikoje muri korali Sayuni yo mu cya hafi hari harimo umugabo muremure w'urwego usumba mbamuteye dedwa ikofi irimo 61 amadayibizi ikofi mu isegonda niyo amadayibizi naho kumbi ni igihe cyo guhabwa agakiza gisinagenda umwuka bari baranzitira barakomeza barayimbaza banifasha muri korali Tuzi umutima tugira ngo umugore w'umukire tuba ku rusengero dufite yitanze miliyoni 23 ni umugore witwa Makrisi afite imodoka zirenga 20 mbanikoje muri iyo korali mbakoze n'ishakoshi mbamwibye telefone mbanayifuza naho kumbi kuyifoka no kuyihisha naho kumbi ni igihe cyo guhabwa agakiza gisinagenda rero ufite telefone itari yanjye mfite ikofi itari yanjye kubera icyo ntagiye umwuka wararanzitira bakira umwigisha w'ijambo ry'Imana yasomye ijambo ry'Imana rimwe ahita atanga ubuhamya avuga ukuntu yibishaga imbunda afunga kace aniga abantu akabagura amafaranga ijwi rirambwira ngo mutega amatwi yarekuye ubuhamya icyokere kirandenga agiye gusoza abaravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba urimo ukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza nari natutubikanye ubwo babanishe nahinze umuriro ngiye kumva numva ndatombotse ni ndashaka kwakira agakiza abaririmbyi batari hano bati nimucungane n'ibyuma na mikorofone bati n'igisambo ruharwa undi yarimo kugisha nko kumuyima cyangwa mu gatata cyangwa mu cyaha mvuga bikeya abandi bakambwira bati ibindi turabizi ndavuga ni ukuri ninatsinzwe n'ijambo ry'Imana Pastor Bodo Pascal na Manis Kusuza urayeneza madamu yo kugenda kayura cyane baravuga bati nimutuze n'uwari Sawuli yahindutse Pawulo bati ntabwo yakizwa ndavuga ni ukuri ninakakira agakiza n'ikimenyimenyi nifite ikofi yuriya umugabo mbere ati ni place yaje turikije indusi basiravuze umwuka wera aremeza ijambo ry'Imana ifata umunyabyaha
amapingu imushyira kuri gahunda banayimushubije basanga 60 ari kandi ni nuriya mubyeyi ntiyakira telefone ye nayo nayitwaye ngareba mu ishakoshi abarabyinnye ati n'agasakamenya gafunguye ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari bareba aho niyo bahise bisubiza ihana kwibisha ikaramu gutanga akazi ntabwo ngira gusoresha abaturage ntakorana na leta umukino witwa isubwenge garuka usubire ndihanangiye kumva mu bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni na kimwe cyavuye mu bitugu bya mukristo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi n'ubugiye kugaragaza ibyo mwese n'amasi ntabwo mu rusengero nta muntu yemera ko nakijijwe abandi muri korari abatoni ba yesu mu gukora ritime numva baririmbyi bararisha ati umukore w'itima rwo muzi ko twanajwemo izo ni ingaruka z'ibyaha n'abandi mu iteraniro ryo kuwa mbere tugira icyumba gikomeye kinini cyo kuwa mbere n'aba kirimo intebe yerekana muri korari tureba imbere bijya ku ruhimbi numva abadamu baranishye ati nimusenga muhumirije murataha murira nk'ibindi izo ni ingaruka z'ibyaha umuntu yihana ibyaha ni nacyo shari yaziraga twasoma hari n'aho nigishije mu giterane Nyagatare kurwanya ibiyobyabwenge ndigisha ageze ku hamwe ngiye kumva numva umudamu arasimbutse ati cyangwa nicyo cyanyibye ntibakebye byari ati ni 2010 nari nakijwe n'ubwo ari ubutumwa bwiza ati narigiza ngo niki anyita ikintu inshuro ebyiri hari n'uwambwiye ndimo kwigisha mu majyepfo mu karere ka Ruhango ahantu bita Kinazi ndigisha umudamu umwe arambwira ati yino kuduha wamwigira intoki gutya atubwira muri gutwire izo ni ingaruka z'ibyaha hari n'umugabo twaganiriye ndimo kwigisha n'ujya mu tugusu muri Paruwasi ya Remera hahoze muri Bibare ndimo mbigisha nsohotse umugabo ndamubwira ngo nzi gukora mu mufuka nyuragaho nkaho mufuka ngenda gutera dedoha ngiye kugenda baransimbukiye ati uretse kugenda batendeye ko amafaranga yatariho aturahushye ngira ubwoba bashaka isika kirimo ndashimira Yesu wewe kuza bwiza kubera amasi ndashaka gusengana n'umukristo ufite icyaha kimwizingiraho umujinya gutukana kubeshya kwigumura kudasoma ijambo ry'Imana kutiyiriza ubusa ukaba ufite icyaha kimwizingiraho ukaba ukeneye imbaraga zikinesha jya kumugurira ibyo dusengana umuntu ufite icyaha kimwizingiraho icyo ari cyose akumva impanda y'Imana ivuze nta bugingo yawe reka tubwire Yesu twize urahari ngo dusengane ugira umujinya urabeshya uratukana ugira ubwibone ugira umujinya nk'uwiwe ukeneye imbaraga zinesha icyo cyaha reka dusengane muri ibyo yaravuze ngo bisaba ko uragizwa ngashyirwa mu gakiza kawe muhaguruke dusenga ubwo twese turi abakiranutsi reka dusengere ibyifuzo yumvisha umuntu bati oya reka tugire icyifuzo cy'uko Imana yaduha imbaraga zinesha ibyo byaha ibyiringiro byacu Imana ikomeye data wa twese mu isi hano turagushimiye tugushimiye ko imbabazi zawe nyinshi wazinyujije muri Kristo Yesu warakoze kumuduha izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi tugushimiye ko abana bawe bumvisha ijambo ryawe ariko tubanje guca bugufi mu mutima kugira ngo banze utweze udutunganye tubabarire ibyaha byose n'ibicumuro twakoze utwejeshe amaraso amenerwa ku musaraba kuko yabayeho ntabwo tugucira urubanza rubi aho kumwita umukiranutsi babarira abagabo turi hano babarira abadamu babarira abasore n'inkumi tweze udutunganye utwambike imbaraga zinesha icyaha utwuzuza umwuka wera kugira ngo tugukorere turi abakiranutsi urakoze turagushimiye kandi aba banyetorero bumvisha ijambo ryawe bumva n'ubu buhamya harimo abafite ababo batarakizwa turasenze cyane kugira ngo ugendagende muri iyi miryango utangemo agakiza abaguye babyutse abatarakumenya bakumenye abanyantege ntewe bongerera imbaraga wiyeje ikibaro gukura umwami w'amahoro kuko icyatumye werekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi kandi ibyifuzo bafite byose biri byo gusubizwa nawe bambaye ubusa ubambike abashonje bagaburire abafite imanza uziburane abafite amadeni uyishure kiza abarwayi barwaye indwara z'umubiri abari muri iri teraniro abari mu ngo zabo abari mu bitaro kwa muganga kiza abarwayi kugura umutunzi imbabazi kandi ibyifuzo bafite byose biri byo gusubizwa nawe wewe urutse rasheri
wongere ubibuke kuko uri umutunzi w'imbabazi. Urakoze, turagushimiye, reka tugukomere amashyi